Menya nibi info turaba mbere mu kugukusanyiriza buri kintu cyose cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Kuri iyi nshuro rero tukaba twabakusanyirije ibimenyetso 5 byakwereka umugore usigaye uca inyuma umugabo we. Mube hafi rero tubane, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wibuke gukanda subscribe 5 tujye tubana mu biganiro, ibyegeranyo n'amakuru y'ingirakamaro tugenda tukunyuriza kuri runo rubuga. Hari igihe umugabo ajya atangira kugira amakenga ku mibanire ye n'umugore we, ariko ntamenye aho biri guturuka. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 5 bikunze kugaragara ku mugore ushobora kuba atakibona umugabo we nk'agaciro k'urugo rwe, cyangwa se atakimubona nk'umuntu bakomezanya umubano. Ikimenyetso cya mbere cyakwereka ko umugore ashobora kuba guca inyuma ni impinduka mu myitwarire. Ahangaha umugore atangira kwitwara ukundi bitandukanye n'uko yari asanzwe ameze mu rugo, ugasanga atangiye guca amazi umugabo we, atakimwitayeho, atakimuganiriza nk'uko byahoze, aramwirinda cyane cyangwa akamugereranya n'abandi bagabo. Aho niho handi utangira kumva wenda ari kuvuga ngo ubu kanaka ntafite ubu wowe ufite iki. Aho ngaho icyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko ashobora kuba guca inyuma. Ikimenyetso cya kabiri rero ni ukugira ibanga rikabije cyangwa se ridakabije. Wenda akenshi bikunda kuba nko kuri telefone, ugasanga telefone ye ayifite nk'ibanga rikomeye, akaba atakwemera ko umugabo we ayikozaho n'imitwe y'intoki. Ugasanga arandika cyane kuri telefone ariko atasobanura icyo ari gukora. Ibi ngibi rero ni ikimenyetso cya kabiri gikomeye gikunda kwerekana umugore ushobora kuba guca inyuma. Ibi bimenyetso mbabwira ko ikimenyetso kidakora ari kimwe, ahubwo wenda iyo byikomatanyije nibwo bibasha kukubera ikimenyetso ntakuka y'uko umugore washaka kuba guca inyuma. Ikintu cya gatatu ni ukudashishikarira mu mibonano mpuzabitsina. Abagore benshi baca inyuma abagabo babo bagira impamvu zabo, ariko rimwe na rimwe usanga bagira impamvu zitari iz'uburwayi zituma batagishaka gutera akabariro. Wenda nk'aho ngaho aba yavuye, aba yumva atakibifitiye ubushake, ugasanga biteye ikibazo, atangiye kubwira umugabo we ati ndananiwe, ese ndi kumva ntameze neza, ugasanga ari kugenda asubiranya icyo gikorwa. Icyo ni ikimenyetso rero cya gatatu kikwereka yuko umugore ashobora kuba aguca inyuma. Reka mbanze nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibyegeranyo bica hano kuri uno muyoboro buri munsi ku munsi ntibizajye bigucika. Ikimenyetso cya kane rero ni ukuvuga nabi abwira umugabo we. Ubundi iyo umugore atangiye kugaragaza iki kimenyetso, ubu usanga atangiye kuvuga nabi abwira umugabo we, amusuzugura no mu ruhame, bikagaragaza ko nta cyubahiro kimufitiye. Ibi ngibi biri mu bintu byakwereka ko umugore wawe asigaye aguca inyuma. Ikimenyetso cya gatanu ari nacyo twafungiyeho, ari nacyo twagize icya nyuma, ni uguhora hanze no kudasobanura ahajya. Ugasanga umugore atangiye kujya amara amasaha menshi hanze nta bisobanuro bihagije atanga. Rimwe na rimwe akavuga ko ari ku kazi cyangwa ari hamwe n'inshuti ze, ariko akanga kubivugaho byinshi. Ibi ngibi rero nabyo bishobora kukwereka umugore wawe, bishobora kukwereka ko umugore wawe asigaye aguca inyuma. Ibi bimenyetso rero si uko byose byerekana umugore uca inyuma umugabo we, ariko ibyinshi muri byo iyo bihuriye hamwe bishobora kuba ikimenyetso ntakuka, ikimenyetso gikomeye cyakwereka ko ugomba kwicaza umugore wawe ukamuganiriza, ukamubaza impamvu kiri kumutera kuguca inyuma. Nimba rero umugore wawe umubonyeho ibimenyetso, si ngombwa ngo utangire urwane cyangwa uzamure amahane mu rugo, ahubwo icy'ingenzi ni ukuganira, kumva impamvu no gushaka ibisubizo birambye byakomeza umuryango wanyu. Bashimiye rero kuba mwabanye natwe. Iyi ni Menya Nibi info. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibyegeranyo bica kuri uno muyoboro umunsi ku munsi ntibizajye bigucika.